niba ari urukundo nanjye zigagukunda. komera cyane uri n'ibitabo tubuvuye ikisa n'igitabo kandi akada iyi ni bibiri uvuye gusenga mvuye gusenga rwose ahubwo yewe ibintu byadogereye rwose byagenze ute ubu ntashe nasenze habaye iki se kandi hanze urusengero ruki ubwo Yesu yapfuye Yesu apfa reka ngo rero ngo ni gahunda ngo ya leta ngo yatangiye ubwo ngo bari gushaka insengero ngo zitujuje ibyangombwa ubwo rwacu basanze hari ntabyo ubwo iyo ni vacances natwe tubonye akaruhuko se kameze gate gusenga bagira akaruhukura bahora badishishikariza gusenga buri munsi amashimwe nishimire ko urusengero barufunze nibyo bigushimishije cyane rwose nayo wicaye kuri ya ntebe ishimwe userebure tubonye akaruhuko ubu nababaye ubu tuzongera gusenga gute kurabona ibyo gusenga nanjye ndasenga nkwereke wese urasenga usenga ryari nanjye ndasenga cyane usenga ryari so urasenga kivuye koko reka nze nkwereke Bibiliya sha biri kuvahe koko mu by'ukuri kazi dore ngiyi David nese ubundi ibi byose wabikuye he dore ngiyi bayita ayitangutse usomera umurongo kugira ubyemere aho nsomera umurongo numva dore ko nawe ntazi ibyawe bavuga ko Matayo 5 Matayo 5 ariko muri Bibiliya yacanditse gukira ande nayo nayicuritse Matayo 5 uhaje n'ubundi ntambara zahozeho ntambara si ntambara kandi iby'intambara ngabo Putine ibinitera nategereje ijambo ry'Imana ariko abantu b'abapagani ubundi nkamwe ubundi bamenye biherereye ubundi bamenye biherereye wapi ntiwahamenye Diamond agwana na Bruce Melody vumbi riratumuka kandi Diamond nayo ibyo nta hantu mbizi rwose babure kandi igenda icyangombwa nuko baduhaye vacances mu rusengero kajya kwisomera agacupa ubu ndumiwe aba nibo bakirisitu dusigaye dufite iyo twaririmbanaga mu rusengero none ndebera rwose Imana ni nziza ikora ibitangaza kabisa ijuri imbere y'Imana nta wundi muntu nakora Nyagasani wo mu ijuru ubwenge komera kari komera cyane kuri na Bibiliya y'ubuzengeye ubuzehe ubu ngubu numbuye mu rusengero ubuzehe ngiye gusenga insengero bazifunze n'imbari oyada ngiye gusenga nta cyamagarika uyu munsi nafashe gahunda yo kujya gusenga Imana bayihaye akaruhuko ibyo by'akaruhuko ntubinzanemo ndasenga aho ndasenga urusengero ntabwo ari urwaye genda ubuse bamwe ntabwo dutahaye oyada bande se mwatahaye baburu me batashe bose na pasiteri na padiri abakirisitu batashe ahubwo gusa ibyo bintu byawe ntabwo ndi kumva hano byawe ntabwo ndi kumva n'abanyeshuri bagira akaruhuko urane utangura no mu mwuka nibere mu mwuka nawe yatanze akaruhuko ahubwo umva uje kunywa ivero n'ibyo unzanyemo nigire gusenga kujye kunjye kunywa se kunywa reba ikintu yikiye nibyo nyine icyo gikikiye kuko urapaganye wewe ntabwo uri umupaganye ujya gusenga isengera da urasanga rubaditse se ninde warukiye insengero basifunze kubera zitujuje ibyangombwa sibyo birumvikana
ibyangombwa se gute ko mbona rusakaye rukaba rufite umuryango rukaba dufite ibyuma ducuranga rukaba dufite intebe twicaraho rukaba dufite pasiteri n'abapa bose barahari ibyangombwa uri kumbaza ni ibihe hamagara muza ayata maze wumva twatahanye twatahanye koko barafukanye wa mungani wasanga komera umukozi w'ibi wemeze bitera aho ngaho ku rusengero ntabwo wagiyeyo se wahise uvayo wavishijweyo n'iki ubwo utambwira ko aribyo Karinda amaze kumbwira uyu mugabo ntabwo namwizera ntabwo oya se ubwo se barufungiye iki kandi ndebe bayibone nabyukanye nabyukiye mu mwuka ndi kumva uyu munsi ari umunsi wo gusenga wanyu none ndebera ibintu bangwa ubwo se ibintu birumvikana ntabwo nabyuka utarirapo nari urakoze kubw'amakuru mpaye waje tukajya mu rusengero tukikenyera dore kamwe urusengero se gwa aya n'izina rye uraho we njyewe muha amakuru yize urumva nubwo barufunze ariko ngenda gukomeza nimara icyaka n'ubundi Imana yatanze Yesu n'ubundi ntabwo bamufunga mu mutima wanjye arimo yatanze akaruhuko iki ni ikibindi cyano gihe oya n'izina ryanjye mukirisi naho ugeze usigaye umwe n'amatabi ubwo ko warufunze umunsi umwe ukaba unywe itabi ubwo niba warufunga imyaka ibyo bintu ni ibiki uba utangiye kuza akaninya gakuru akamaye ngo nze ndakanywa hari ukuntu ikiyoka gihena kigafunga inkondo y'umura nawe koko ungana utyo urakenyera mu by'abakecuru ngo ibiyoka se ni ugeze mu myaka yo gucura ibiyoka birirwa biri gutesha umutwe mwese natangiye ibyo bintu ntabyo cyaka imbere yawe umukristo nyawe ntabwo ibyo bintu yakwemera kandi mwarahoranye mu rusengero uwo tuje muri kabari oya muri kabari nanone oya da ntabwo nabyumva nari ngiye gusenga nifite gahunda yo gusenga ubwo ngiye gusubira mu rugo ngiye gukorera icyumba cy'amasengesho mu rugo bibiliya sana mwere nyereka iki ngashira akantu nyereka bishire mu mufuka tugende oya da tujye he ariko tujye ya da ambwira numve abanyeshuri ntibari mu kiruhuko bakirimo na kamere wanjye umukobwa wa nkubira kirimo daragangaje mu rugo Imana irema ibintu umunsi wa gatandatu ntiyaruhutse ntabwo ari vakanse yararuhutse ndabyumva none ikindi ushaka ni igiti ujya kumwana no mu rusengero se ko baduhaye ikiruhuko cyane rwose ubwo se icyo kiruhuko se bwo cyaba cyaturutse hera ku Mana Imana akubura wasanga ari nako komeza umbwire numve ibyo biruhuko byawe none n'abakozi babaha akaruhuko bakaruhuka waje tukaruhuka ko hari igihe tuzaruhuka imyaka itatu vuba tugende ugeze kunywa kamwe ariko uzi ko wamungana ari byo dufite no gutinda muri bino bintu bagize abanyeshuri bane oya Bibiliya kambenye wamungana ufite gutinda hano tugasanga n'akabari baduhaye vakansi